abakobwa mwe bwibambaza ku bahungu banjye mu bashaka biki icyo nicyo gisubizo bagakobwa yakuvanye yagusanze wanyu wamwibambaza ku muhungu wanjye kugira ngo ntazagutekura imbarutso umugabo yambwiye ko yabwiye umugore ngo hamagara padiri umubwire ko ibyo murimo byamenyekanye. Umugore avuga ngo wamwihamagare se ngo reka nguhe nimero ze. Urumva umugabo aje tuvugana maze se madamu yagusabye imbabazi zifatika ahabwa ati nta nazo atahubwo tumaze kubivugana ambwira ko agiye muri siporo ageze kuri portaye ahita atangira guhamagara padiri ati kandi yabonye ikiganiro arakireba ari mu cyumba atasohotse ahubwo atari kuzukura ikigoryi ati ibi bintu babijyanaga hehe ari ndubwira undi umugore abwira umugabo urumva yego umugabo yahungabanye cyane noneho umugore arenze portaye nk'ugiye muri siporo atangira kuvugana na padiri umugabo nawe abibonye ko ari kuri telefone yamugenze runono avuga ngo umugabo ahita kompoza padiri asanga iya padiri iri kwitaba y'uwo mugore uyu mugabo ariko nawe hari ibibazo ari kwitera noneho umugore umugabo abwira umugore ati ariko se sinakuje kuvugana na padiri ati n'ubu mwarimu muvugana urumva yazicuze zombi so umugore ari mu butumwa ari mu kazi umukozi amubwiye ko umugabo atagitaha kuwa mbere amasorori ari vierge kuwa gatatu wenda mu cyumweru kabiri ubwo umugore afite raporo yuko kabiri mu cyumweru umugabo atatahaga abimaranya amezi 3 atashye yacagenza ati urumva haba harimo gukubita agatoki ku kandi aho yabaga dore nanjye nari narihanganye nzamwishyura kumwe mba mbyivugira nikibira ngo guciye inyuma ngo nawe umuci inyuma ubwo kuvuga ngo ntataha umugore itavuga ati ngo afite abana n'abandi bagore hanze yego afite urundi rugo yinjiye wabyumvise ko biturutse ku biryo donc gutaha nturye bitanze amakuru yuko utatashye hanyuma amakuru yuko kudataha bitanze amakuru yuko hari ahandi urara bitanze amakuru yuko hari uwo murarana noneho bitanze kuba ufite uwo murarana bihaye uwo musanzwe murarana urwaho rwo gushaka nawe uwo bararana bibaho noneho umugore ngo akajya agira nawe arabyigo yiga inzoga bagahita urucupa rwa GBC bwenda gucyo urucupa runini urwumaze wigosha urumva rimwe na rimwe ari umubyeyi afite n'abana mu kwezi ariko shaka nko mu kwezi akagira nk'iminsi 2 atarara mu rugo wamukuru akabagira kubise nk'ukwezi adashobora guhindukirira umugabo akayareka da so rero nabonye inkuru ariko yanyibeye mu by'ukuri umugabo aravuga yuko umupadiri yamusenyeye urugo umugabo nabonye inkuru ivuga yuko umugabo yashyize hanze ibiganiro umupadiri yagiranye n'umugore we warandyohereje ubwo duherukana wampaye neza ikigabo cyanjye ngeze mu rugo numva mpinduye imudu singishaka ese donc ibintu bigaragaza yuko mu by'ukuri umupadiri ashobora kuba yararyamanye n'umugore w'abandi ndetse kugeza aho atangiye gutakaza ubushake ku mugabo bashakanye fete iriya nkuru nge nayimenye mbere uriya mugabo dusanzwe tuvugana no mu bindi bisanzwe by'akazi rero yabanje kumvugisha hanyuma reka ndebe metre ibyo yambwiye donc inkuru nayibonye mbere umugabo twavuganiye amasaha 2 n'uyu munsi mbere uko ntagiye ikiganiro mu kutengeza aha ariko uriya mugabo nyine uvuga ko mu padiri uvuga ko yaciwe inyuma ejo twabiganiraho umwanya munini turajya no kuri chat ariko ngiye icyo inama namugiraga byari ukugira ngo nabanje kumubaza niba ari tayari kugumana umugore we ahambye ati nta kibazo rero ku nyungu z'umuryango kugira abana batabyangirikiramo niba ari uko rero bimeze nindagushakira umunyamategeko ufite n'umwambaro w'ubuhuza
kugira ngo bibe byaca mu nzira, kuko mu buhuza akenshi imanza zibera mu muhezo, hinjira abafite aho bahurira n'icyo kibazo gusa. Kurumva iyo ureze urukiko rukaburanishiriza mu ruhame, ntabwo wa mutekano w'umuryango ntuwukibungabunga. baramu bawe niyo abana baba batoya baba bazabimenya ko byaba byabaye public. Icyo nicyo nabanje kurwana nacyo mubwira. Umunyamategeko ari gukora iki? Umunyamategeko kugira ngo ujye gutanga ikirego, hari imyanzuro. Ikirego nyine kihinye cyo kugira ngo bigende bite? Cyo kurega ko yaciye ubusambanyi bw'umugore we nabi. Yashaka kurega umugore? Yashaka kurega padiri. Yari afite proposal nyinshi, yabanje kumbwira ese nandikire musenyeri, ese nandikire byose, ndamuganira we wigenza gakeya, ngenda gushakira umunyamategeko usanzwe ari n'umuhuza best, bikaba karusho ari n'umukansara, kuko uriya mugabo arahungabanye cyane. Mpita mbaza muri ADR center, bampa umuntu nari ntaramuvugisha, ariko nari nabwiye ngo mumpe umunyamategeko w'umuhuza ushobora no gukora counseling, ko umugabo yarahungabanye. Ubwo rero mu gihe umugabo hari icyo bita kwivura no guhindura, twavuganaga ari mu nzira aza mu mujyi. Ageze mu mujyi ahura n'undi muntu amugira indi nama, irangira ahamagaye Theo. Rero Theo amubwira aza kumufata mu mujyi, amujyana aho bakorera ibiganiro mu Kiyovu. Cyokora aproteja amazina, ntiyavuga amazina y'uwo mugabo n'umugore we, ibyo bitagera ku bana, ariko padiri yamuvuze. Biriya rero nibyo narimo ndeba communication nagiranye n'umunyamategeko dukorana bya hafi, Maître Katabogama. Yabanje aranambwira ati rega ikirego iyo gitanzwe ntago gitangwa mu itangazamakuru. Hanyuma mubwiye yanengaga nyine uburyo itangazamakuru ryitwaye muri kiriya kibazo. Anambwira ati buriya rero ati padiri bamuhohoteye, ati kandi n'umugabo yihuse, ibyabaye byose ntago, ati ibyabaye byose ntibitangazwe n'umunyamategeko, ibyabaye byose siko bitangazwa. Buriya nubwo tutaragera kuri iyo level, chat zo muri telefone itari yawe ushobora kuzigira gihamya, babyumva, ushobora kuzigira ikimenyetso mu rukiko, content wise bigafatwa nk'ikimenyetso, ariko nyiri telefone ashobora kuvuga ko yari yahakinze, urugero, urabyumva, agashaka ibimenyetso by'uko telefone yari yayisize i Kigali, we ari icyangugu, urabyumva, kikaba kimuvuye ko atari wari uri kuyikoresha, ari umuhaka wayikoreshaga, ahubwo wowe wakizanye, hakazaba ikindi kirego kikurega ngo wagiye muri telefone y'umuntu, kwinjira muri telefone no muri mudasobwa mu nyandiko z'ibanga. Yego, kuko kubyikuraho byo birashoboka. Isufi yo kuba afite, ashobora no kuba ati nari ndi Kampala, kandi noneho message zo bikagaragara ko zakoreshaga iminara ya hano, ubwo d'office agaragaje ko atari we wandikaga. Ariko noneho icyo kimuvuyeho, we akaba ati ubundi umugore wa mugore nyiri kwandika message ashobora ati sinari impari, ahubwo wa mugore akaregera ati kuki wangiriye muri telefone. Ufite ukuntu byagenze, n'abandi banabyumve, nubwo ngewe nkunda kugira, uraza kubimbaza, nkunda kugira abantu inama yo kutareba mu matelefone atarayabo, ariko umugabo yabanje akeka ko hari ibyaba biri kuba. Hanyuma noneho ngo rimwe atira umugore, uko byamenyekanye, rimwe atira umugore machine, kumwe abantu ufata WhatsApp ukayishyira muri laptop, aramutungura umugabo atungura umugore, avuga ati ntije machine yawe, hari akantu basabye ku kazi. Ati umugore ahita yiva, ataroginza uti WhatsApp. Umugabo akiyicara imbere, akamesaje ka padiri ngo ba
kamutera amatsiko arakurikirana nibwo yatangiye kugenda rimwe na rimwe anumviriza agira gute nuko yatangiye kubimenya mu kanya twanavuganye nawe mubaza uruhare rwe uze kwibuka nabyo ubimbaze uruhare rwe muri ibyo bintu nuko hanyuma rero mu kwandika biratewe yasomaga byose na padiri twaravuganye ariko ntiya parike padiri natangiye kumuvugisha yamaze kuvugana na Theo bigatuma wenda ahita amenya icyo shaka kumubaza Theo rero ari ku ikiganiro mpita nyiha padiri ndavuga nti nibi nagira ngo tuvugane ati niriwe mpuze tsoke ahantu rero uriya mugabo rero guhungabana kwe utaragera akimara kubona izo message donc akimara kubona ko message yose yakurikiraho iki utwe akimara kubona ni message z'iminsi myinshi ka padiri ngo page nyine ntacyo yabwiye umugore narinumira yakoze akazi ke bisanzwe ariko ahita abona ko umugore hari umuntu bavugana kuri WhatsApp udasanzwe gusa ntiyarari kugakora noneho umugabo atangira no kujya ajya kumviriza umugore yagezaho ajya yikura mu cyumba akajya mu cy'abashyitsi kuvugana agatangira nyine kuvugana na padiri noneho umugabo akajya kumwumviriza inyuma y'idirishya yambwiye ko hari igihe yagize yamufese akubita urugi rw'igipangu ntugiye noneho mu kugaruka aza yavanyemo inkweto yambaye amasogisi inkweto zisiga ku rugi agenda yomboka ajya kuri rya dirishya ry'icyumba cy'abashyitsi arabyumva byose ibyamuteye ihungabana cyane noneho ni uburyo bamuvuga bamwita ikintu ari mu rugo cyangwa kiraturogoye harimo nanjye ndazifite niza avuga ngo nugerayo ikimi padiri abwira uwo mugore ngo nagera yima umugabo none umugore yaba afite iyo briefing ya padiri yagera koko akiyima umugabo akajya mu cyumba cy'abashyitsi rimwe na rimwe umugabo akajya kumuvana yo ku ngufu ariko n'undi ni bya bindi ngo nta kiba kirimo ameze nk'umusohorora mu mwobo agakubita nk'ukwezi nta kibaye yamaye nuko kumwita ikintu uyu munsi bwa yanambwiye ngo bamwise igicucu arababaye ntabwo mpamya ko itangazamakuru ryo ryaba umuti nta nubwo urukiko ari rwo rwaba umuti umugabo akeneye kansori akabanza agapfa ibyo rero byose kandi iyo umugore yagiye kuri ubwo buryo habamo n'izindi dommage cyambere kutita ku mugabo bikwiye kumubeshya kenshi akamubwira ko agiye Gitarama kandi ari mu Gatsata babyumva umugabo nawe agakomeza akaneka rimwe na rimwe agabaza ngo umwana uzi kuvuga uzi kureba babubaje ngo ko mwatinze kugera aha naha avuga ati mama yabanje kubaganira n'umuntu umeze gutyo ni ibintu byinshi ni ibintu birebire nubwo ngewe ku bwanjye mbivuze nduwa nyuma y'abandi ariko nabimenye imbere y'abandi none ntangira kurwana no kugira ngo mbungabunge umuryango ubwo nashakaga nta nubwo amaze kumbwira ko ngiye kumushakira umunyamategeko ufite na titre y'ubuhuza wanakansoriye namusabiye mu kigo cy'ubuhuza hari uwo bampaye twagombaga kuvugana nkamumuha numva rero byageze mu itangazamakuru na padiri nari natangiye kumuvugisha mbona byageze hanze rero message zose barazisoma akandi kantu Theo atavuze kagaragaza ko bira bintu ushobora kuba byarabaye nubwo bavuga ngo guhakinga umugore agiye kwipimisha gutwita process hanyuma ibisubizo abonye nabyo abyoherereza padiri aho kubyohereza umugabo se yarabikeneye ubundi se umugabo mwashakanye umubwira ko test de grossesse yabaye negative kugira ngo yereke niba mwarabanye muri abo kubyara yayeretse uwo yagiye kwipimisha kuri komande y'uwo atemerewe kubyarana nawe umuntu wemerewe kubyarana nawe se ni ngo wakuze umwereka ngo ntabwo ntwite ahubwo yashimishwa no kumwereka ko utwite ubundi nkuru nukuze umubwira ati tutagiye mu byo kuvuga ngo yaramwandikiye ngo wandyohereje ngo ndagukumbuye ni byinshi bigaragaza ngo yamubwira ngo none se ngo ninza huba ngo nzaza nitwa ngo iki ngo uzavuga ko ndinde
ibintu nk'ibyo noneho baba bahoranye bakagira uburyo bavugana ibiganiro nyuma y'igikorwa abantu bashobora kuganira ibiganiro bya saa 2 z'ijoro ushobora kubisoma ukahita umenya situation yari saa 9 z'amanywa. Je me fais comprendre ukana kumva so ikiganiro cya nijoro gishobora kuba iyo ari suite y'icyabaye ku manywa urabibona mu byo bari kuvugana kandi koko birimo agera naho amubwira ngo azatangwa ngo azataha ubukwe bwa muramukazi. Padiri yagiye gushyingira mushiki we yandikira wa mugore ngo none se ntuzataha ubukwe bwa muramukazi wawe. Padiri yarongoye umugore anamurangira aho buzabera anamurangira aho buzabera umugore atahazi ahayoboza umugabo. None umugabo arebye muri chat abona hantu yamubazaga ariho ubukwe bwa mushiki wa Padiri burabera. yayoboje umugabo babana zati ndangira hitwa gutya nyabaye ngiye gusesera turakata gutya abirebye muri chat asanga niho ubukwe bwa mushiki wa Padiri buri cyane biba byarabaye n'umugabo yararubonye n'ukuri kwiba arababaye cyane. Noneho ubwo mbibonye na Padiri ndabimuha na wa mugabo ndabimuha ntarikoze niko mbona ibintu wabyangije. Urumva noneho amazina ya Padiri arimo ntawamenya. Padiri ni umuntu ubarizwa mu muryango munini wa Kiliziya Gatolika. Simbabeshye pe hano ngewe mvuga byose nanumvaga bashobora kugira ubuhuza Padiri bakamuca ikiru atagishobora abapadiri bagenzi be umuryango mugari wa Kiliziya Gatolika ugashyashyana ukagira icyo ukora. Ariko bisa naho byamaze kwangirika ahubwo metre Katabogamo we yambwiye ati Kiliziya Gatolika buriya Kiliziya Gatolika bayigonza itara nayo iraza kwitabara. Donc ati buriya kwataka ibyo nibyo nirindaga ofete. Abantu bombi uko ari batatu umugabo umugore na Padiri bose niko bafite amakommunity barimo kandi y'imbaraga niko nabivuga kuko umugabo ni umuyobozi ku rwego rwe umugore nawe nuwo mu nzego zazindi zikunda kugira ibiro hejuru y'udusozi hanyuma na Padiri so ibyo bintu ntabwo nari nirinze ko byajya muri media hatabayeho guhuza abantu ariko na Padiri ashobora kuba imbarutso reka nkubwire imbarutso. Umugabo yambwiye ko yabwiye umugore ngo hamagara Padiri umubwire ko ibyo murimo byamenyekanye. Umugore avuga ngo wamwihamagare se ngo reka nguhe nimero ze. Urumva umugabo aje tuvugana amaze se madamu yagusabye imbabazi zifatika ahubwo ati ntanazo atahubwo tumaze kubivugana ambwira ko agiye muri siporo ageze kuri portaye ahita atangira guhamagara Padiri ati kandi yabonye ikiganiro arakireba ari mu cyumba atasohotse ariko atari kuzugura ikigo ati ibi bintu babijyanaga he ari ndubwira undi umugore abwira umugabo urumva yego umugabo yahungabanye cyane. Noneho umugore arenze portaye nk'ugiye muri siporo atangira kuvugana na Padiri. Umugabo nawe abibonye ko ari kuri telefone yamugenze runono avuga ngo umugabo ahita kompoza Padiri asanga iya Padiri iri kwitaba iy'uwo mugore. Ariko nawe hari ibibazo ari kwitera. Noneho umugabo abwira umugore ati ariko se sinakubuje kuvugana na Padiri ati n'ubu mwarimo muvugana. Urumva yazicuze zombi. So ubona ko birababaje nubwo umugabo agikunze kubana n'umugore we ariko bazabana nabi gusubirana mu buriri byo simbihamya. Noneho ndaza mu gukoma urusyo n'ingasire mu kanya bimaze kujya muri media uyu munsi bwo mpamagara wa mugabo nsanga yampamagaye ko nari namwandikiye ibi bintu wabyangije. Arambwira ati umunyamategeko yambwiye ko ubuhuza butabusabwa habanje gutanga ikirego ati niyo mpamvu nahise mfata umwanzuro nkajya kwatema atambwiye. Noneho mu kanya rero ndamubaza se ubundi wowe byaje bite ni icy'umugore yakunenze byatangiye bite. Ambwira muri make ndaca muri make uko byagenze. Umugore akunze kuba atari mu rugo ku mpamvu z'akazi
hari ubwo rero ngo yamaze nk'amezi 3 akora adataha, noneho acungisha umugabo umukozi. Umukozi wo mu rugo wari wasigaye urera abana yari nk'ingenza y'umugore. Umugore amuha amayinite na interinete ngo ajye amuha raporo y'ibibera mu rugo. Umugore rero urumva umukozi rero ko nyine yari inshuti ya nyirabuja, akajya amuha amakuru yose, rimwe na rimwe n'atariyo. Rimwe na rimwe ngo akabwira umugore ko umugabo atataye. Kumwe umugabo ashobora gutinda mu kabari kandi abakozi uzi ko baba muri annexe, sibyo? Umugabo akaza agakingura kuri salo, akajya akarya akaryama, mu gitondo akabyuka ajya ku kazi. Umukozi ntabyiteho, wenda akajya muri douche, umukozi wenda akiri mu bindi ntamenye ko yakarabye, cyangwa se ashobora kuba yarabihimbye, cyangwa se umugabo yaragendaga umukozi atamubonye. Ikimenyetso kikaba cyuko rimwe na rimwe hari igihe abagabo babandi kwa kuri ujya kwa kwe tukavayo ufashe ka mushikaki, wagerayo amasororo ukayacaho uyatera umugongo. Umugore yahaba atahaba, abana bahaba batahaba, abagabo benshi gutaha iyo uruyama rwakubanye rwinshi cyangwa wafashe nako kantu kaburushete cyo gutaha nturya. Ariko iyo umugore ahari nta kibazo cyo kirimo. Noneho umukozi we rero iyo umugabo yataha agatinze, akazi dukagenda, umukozi atamubonye, none ikimenyetso yabaga yashakaga n'icyuko yatashye akazi. Noneho umukozi yareba amasorori yasanga yose yuzuye, akayafotora koherereza nyirabuja. Ati dore ntarazi. Yafotoraga nka 3 za mu gitondo, akerekana amasorori ko yose yuzuye, nk'ikimenyetso cy'uko umugabo atariye, so atatashye. Kutarya, kuba utariye ni ikimenyetso cy'uko utatashye. Ko nta na duke yakozemo, ariko ntiyabaga bizi ko iyo mitego ihari. So umugore nawe atangira gucaginga akiri hanze, aje atashye nyine ahera kuri ibyo. Ariko umugabo wa mukozi umugore aje, wa mukozi baramwirukanye. Umugore rero atangira afite amakuru y'uko umugabo atatahaga, mu gihe umugore atarahari, nawe atangira gucaginga. Nuko bitangira ubundi, nuko bitangira. Buriya ndabivuga gukira, ariko biragoye, ntacyo ngewe nzabyirengera. Uko byamera kose, umugore cyangwa umugabo kugirana imishyikirano intime hanze y'urugo bigira imbarutso. Niyo mpamvu nabanje kubaza ngo wowe nta ruhare, asubirira muri aya mateka. So umugore ari mu butumwa, ari mu kazi, umukozi amubwiye ko umugabo atagitaha. Kuwa mbere amasorori ari vierge, kuwa gatatu wenda mu cyumweru kabiri, ubwo umugore afite raporo y'uko kabiri mu cyumweru umugabo atatahaga. Abimaranya amezi 3 atashye yacaginze ati urumva haba harimo gukubita agatoki ku kandi aho yabaga, dore nanjye nari narihanganye nzamwishyura kumwe mba mbyivugira n'ikibira ngo guciye inyuma ngo nawe umuciye. Ubwo kuvuga ngo ntataha, umugore itavuga ati ngo afisigaye abana n'abandi bagore hanze. Yego, afite urundi rugo yinjiye. Wabyumvise ko biturutse ku biryo? Donc gutaha nturye bitanze amakuru y'uko utatashye. Hanyuma amakuru y'uko kudataha bitanze amakuru y'uko hari ahandi urara. Ahandi urara bitanze amakuru y'uko hari uwo murarana. Noneho kuba ufite uwo murarana bihaye uwo musanzwe murarana urwaho rwo gushaka nawe uwo bararana. Bibaho noneho umugore ngo akajya agira nawe arabyigo inzoga, bagahita urucupa rwa jiribisi bwenda gucyo, urucupa runini urwumaze uyigusha. Urumva rimwe na rimwe ari umubyeyi afite n'abana mu kwezi, ariko shaka nko mu kwezi akagira nk'iminsi 2 atarara mu rugo wa mugore. Akabagira kubise nk'ukwezi adashobora guhindukirira umugabo akayareka nda. So rero uwo mugabo rero nawe kugira initiative zo kujya gutangira kureba ibyo umugore abamo, nuko byatangiye. Akandi kantu ubwo ntihajemo icyo kudataha,
no kubaza ngo arara hehe, umugore ntabwo yaje, ntabwo umugore, abagore benshi n'abagabo iyo ibyo bintu byatangiye kugira ngo iyo sije bayizane, nibura mubaza ati ko hari igihe utaryaga wabaga wariye hehe, ashwi mu mutwe yishyizemo karahani, ntiwataye kuba utariye, ntiwatashye kuba utatashye, hari aho waraye wararanye n'undi mugore, ibyo aho kugira ngo babishyire ku meza amubwira ati ko hari iminsi utaryaga byabaga byagenze bite, ati bakana k'abapizo babaga banguriye narazaga ngenyine ibiryo nkumva birananiye, cyangwa inzoga nyinshi, uzi ko inzoga nazo zirinya ku mutima ugataha nta peti. Ibyo byagomba kuba babivugana kigakemuka, ariko umugore yishyizemo ibye yahawe n'umukozi, umugabo atabizi. Akandi kantu rero, muri iyo minsi umugabo aza kurwara, arwara malariya, ajyanwa kwa muganga, arara mu bitaro. Araye mu bitaro arasurwa, abantu barabimenya, bakorana ibitsina bitandukanye, harimo n'umufundi we, abaramusura. Umunsi wo gusezererwa mu bitaro atahana n'abari bamusuye ku munsi wa nyuma. Donc banga kuvuga ngo ntabwo nawe urabyumva, wasuye umuntu mu bitaro muganga akamusezerera, ntabwo uhita uvuga ngo bye nanjye ngiye iwanjye, kumugeza mu rugo. Mu kumugeza mu rugo hazamo abantu b'ibitsina binyuranye, harimo na wa mufundi, kandi wa mufundi yabibwiwe n'umukozi, ariko hakabamo n'undi mudamu. Umukozi nabwo atanga raporo ngo umugore we yaje kumusura. Aha nyirabuja ntahari, kubeshywa birashoboka, ntago ariko bashobora no kuba baramubwije ukuri, uri gutsimbarara ko bamubeshye. Uretse se umugabo ni umugabo, oya yambwiye ko yari umukecuru bakorana, ariko ntacyo, ariko gusa iyo logique yumvikane, agiye abaye hospitalize, ubutumwa bwaratambutse ko arwaye, bugera no ku mukozi we. Umukozi we niwe wabwiye umufundi, umukozi abwira umufundi ati sobuja yarwaye, umufundi ajya gusura, ahahurira n'abakorana n'umugabo, hanyuma muganga abasezereye bose bajya mu modoka bataha kwa wa mugabo. Ibyo ni ibisanzwe kuko umuntu usohotse mu bitaro abamusuye bamugeza mu rugo. Iyo niyo logique nshaka kukubwira. Noneho bamugejeje mu rugo rero, wa mukozi nanone arongera atanga raporo kuri nyirabuja ngo wa mugore we yamusuye. Oya, niwe wamurwazaga, ni nawe umutahanye. Umugore aranota. Ibyo byose biganiriwe byagira ibisobanuro, kuko umuntu mukorana ntibivuze ko mutagirana urugwiro, ariko nanone uwo wari wamusuye nuwo bahujwe n'akazi. Mushobora guhuzwa n'akazi n'ibindi bigahura, nta birenze. Ariko nuko report yahise igenda ivuga ngo ni umugore we, byitwa ko ariho yararaga cyagiye, kandi ahantu hatuye hagati yaho umwe aho atuye n'undi n'uwo mugore harimo nk'ibirometero, ntabwo biri munsi ya 30, ariko ntabwo ari ikibazo cya distance, kuko uwo bavugaga n'undi atuye hafi y'aho bakorera akazi. Uwo mugabo ari deplasa akajya ku kazi, agenda urugendo rurerure. Umugore umugore nyiri urugo rero, ibyo byose uko abibona akandika mu mutwe, yataha ntabaza umugabo ko numvise iki byari byagenze. Yamubaza ati umudamu wagutahanye muva mu bitaro nuwahe, akamubwira, akamwereka ifoto, turakora iki, dukorana, akabyemera cyane ntabyemera. Ntabwo bigeze babiganiraho, ahubwo umugore ahise agacaginga avuga ati nanjye nzatwereka, nzashyira mbone padiri. Indesida yambwiye ni ikibazo ngo cy'amafaranga. Yagenze bitera, hari amafaranga umugore yahaye umugabo yo kugura ikibanza, umugore adahari. Noneho umugabo agezeyo asanga cya kibanza kirimo ibibazo, arakireka. Ibibazo byo mu bibanza, tanto metero zituzuye, tanto abaturanyi ngo ko ari utubanza tugenda twinjiranamo, noneho birangira kukigura bidashoboka. Noneho byanze, umugabo abibwira umugore aramubwira ati noneho niba ari uko bigenze, yagura imodoka, anamubwira imodoka agura. Umugabo arayigura, amafaranga asagutse ayakoresha mu tuntu nyine akajaride, ibintu nk'ibyo n'utundi. Umugore aje amwereka amafaranga yagiye, amwereka ibyo yakoze byose, buri wese ngo ibi ntabwo ari byo nashakaga. Icyo nabyo ni ukutumvikana ku bintu.
umugabo aramubwira ati reka nzane abaevariwateri varuwaza bagena agaciro babare ibintu nayakoreshejemo aburaho nzayagwa. Umugore ati pakesi bayajyanye kandi ni abantu bakize bamaze kwiteza imbere. Urumva abantu bafite ibibanza bigera muri 7 cyangwa 5 bafite baba mu nzu yabo bafite utuzu tw'ubucuruzi, abantu barimo batera imbere. Umugore rero ubwo icyo ntamenye ni ahantu yacamataniye na padiri, ariko umugore ufite izo anteceda zo mu rugo kumurembuza ugira utya akaza wese. None se ibyo byose si ibibazo. Bakubwiye ngo ntataha, barakubwiye ngo afite umugore umurwaje, noneho mupfuye n'amafaranga akweretse, ntimuri kumvikana ku mikoreshereze y'amafaranga. Niba uwo mugore yarabyiyubatsemo kikaba ikintu cy'ikigura intunga mu mutima we, kumva hari umubwiye ati mugore mwiza azaje wese nibyo no gukumira wowe ukunda kubivuga ngo gucana inyuma bigiraho bituruka. Mbere yo kugira ngo imitsi yawe irege ngo banciye inyuma, banza wowe wisuzume nicyo utari gukora neza. Wenda uwo mugabo mu bisobanuro bwe n'ubwo umugore we mu bisobanuro by'uwo mugabo aravuga ko ari ibinyoma umukozi yabeshye nyirabo, ariko wenda nawe umugore yashobora kuza bakabiganira, ariko ntiyarazi ko umugore abizi. Ariko urumva ntibimugira umwere. aho umugabo amenyeye ko umugore abizi se yakoze ibiki, aho umugabo amenyeye ko izo detail mu zose umukozi umugore ashobora kuba yaratangiye kugenda bimucyurira buke buke, ariko byaramaze kumenya umugore yaramaze kugenda n'ubundi. Kandi umugore wagiye shaho halo mbwira kugaruka tena none w'umuntu none yatwawe n'umuntu udafite ibibazo udahetse imizigo. yatwawe n'umuntu w'Imana yabyo byihore twese turabaye. Oya nuko ari umuntu utagira responsabilité, utabazwa binerivar, utagira gutisi, utishyura inzu kera sanse muza none se oya essence we bashaka kwigura ni ya kiliziya na misa, kandi misa yose irishyuwe ni ya kiliziya, essence arayigenderwa. So urumva aragenda. So keya nkunda kukubwira ko abagore bakunda keya, kandi abagabo kubera gushaka ubuzima byabiraye wahoze uvuga nta mwanya wazo. Ariko padiri iyo misa isomye akajya mu nama ya musenyeri isengesho, mbese we umwanya wo gutanga keya arawufite. Ntabwo wamugereranya rero n'umuntu uhora siraguringa ashaka utubanza twa make, ngaho za Kamabuye, ngaho za Mayange, wirwa utera imetero uri kugura utubanza, ushaka ishuri ry'umwana uhiga minerivare, ushaka mu mutwe. Hadrisa guri misi ishobora kuba yaso, kandi nabo n'uburya na community y'imbaraga. Ngiye niyo mpamvu no mu bintu nari nabanje kugendamo gakeya cyasaga turika ndayitinya yagukocorana. Oya ni community ngari kandi ifatanya. Ntago umusenyeri akwemera ko umuhungu wa seba padiri. Kera ku rwesero hari umugore wigeze, yari umukobwa ariko yazanye umwana amuzaniye umupadiri, yinjira mu karyango kabanza kegera Kigaga ku seminari. Padiri amubonye kuri portaye, arazamuka mu seminari ndani, arakata ahinguka ku yindi portaye nini igana aho bita ku Karamba. Umugore araza, umwana ashyiraho aranahaguma, musenyeri bimugeraho wari uhari icyo gihe. Ati musenyeri yavuze uhuye na musenyeri wahuranye, havuze ngo ubundi nka bukobwa mwe bwibambaza ku bahungu banjye mama washaka wiki. Icyo nicyo gisubizo. Ntabwo washaka kuvuga agakobwa yakuvanye yagusanze wanyu. Uribambaza ku muhungu wanjye kugira ngo ntazagutikura. Ariko yarabwiye ngo mwibambaza ku bahungu banjye, mwa bukobwa mwe mwibambaza ku bahungu banjye, niko musenyeri yavuze. Ariko nyamara kandi n'uyu mutipe yari afite gahunda yo kwandikira musenyeri, yashobora guhura n'umusenyeri akamwihanaguza ati ariko umugore si mukuru sha wananiwe kurinda urugo rwawe, none uraza umuhungu wanjye uramushaka wiki. So donc
ni ukugenda buke kandi hari n'ubundi buryo cyakemuka ariko ngiyo nzira iyo niyo nzira abantu ingo zimwe zigenda zisenyuka